ikoreze Uwiteka umutwaro wawe nawe azakuramira. Haleluya bene data. Nshuti bene data, buriya umutwaro naho waba mutoya ariko uri kugenda urugendo rwa kure, byanga bikunze urakuremerera. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo twikoreze Uwiteka imitwaro yacu. Reka tudatinze dusome muri Zaburi ya 55 umurongo wa 23, haranditse ngo ikoreze Uwiteka umutwaro wawe nawe azakuramira, ntabwo azakundira umukiranutsi kunyeganyezwa. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Bene data, hariho ibintu byinshi bitubera imitwaro, ariko buriya mu buzima bwa muntu hariho ibintu bimubera imitwaro by'ubwoko butandukanye. Imana idufashe cyane. Buriya bene data, aya magambo ni Zaburi ya Dawidi buriya ni umuntu waciye muri experience y'ubuzima, abona byinshi. Iyi Zaburi iyo usoma umutwe wayo haranditse ngo ni Zaburi ya Dawidi yahimbishijwe ubwenge. Imana ishimwe. Iratubwira rero ngo ikoreze Uwiteka umutwaro wawe nawe azakuramira. Imana ishimwe cyane. Buriya umuntu yikoreye umutwaro akenshi ukamuremerera, aba yumva nabura hari uwamuramira maze akamutwaza. Imana ishimwe. Iyo amutwajije byanga bikunze aravuga ati uyu muntu angiriye neza. Imana idufashe cyane. Rero Dawidi we abwirijwe n'Umwuka Wera aravuga ngo ikoreze Uwiteka umutwaro wawe nawe azakuramira. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nukuri Uwiteka yifuza kukuramira, yifuza kukuramira. Buriya rero twebwe muri ubu buzima ubu buzima bwuzuyemo imitwaro gusa, ndetse buriya n'ubuzima bwa muntu harimo imitwaro myinshi. Haleluya. Rero bene data, hariho amoko y'imitwaro atandukanye. Hariho umuntu ushobora kuba uyu munsi ari kunyumva akaba afite umutwaro w'ibyaha, ndetse hariho n'abafite umutwaro w'ubukene. Ubukene bukaba bwarakurembeje, warashatse kubwikuramo bikanga, uwo mutwaro ukakuremerera, na n'uyu munsi wa none ubukene burakuremereye. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ikoreze Uwiteka umutwaro wawe. Imana ishimwe. Hariho umutwaro w'ibyaha. Bene data, buriya mu buzima bwacu uru rugendo tugenda hano ku iyi si ni ibyaha gusa, kuko iyi si iyobowe na Satani, ndetse Satani yifuza ko ducumura tukava ku Uwiteka tukagendana n'ibyaha. Ariko Uwiteka ashimwe yuko, haleluya, yishimira kuturamira hanyuma akadukiza iyo mitwaro ituvuna. Imana ishimwe cyane. Hariho rero umuntu uba warabatswe n'itabi, akanywa itabi mu buzima bwe, itabi rikagenda rikamwicira ibihaha, rikamubera umutwaro, no guhumeka bikaba ikibazo, ariko kurivaho bikamunanira burundu. Itabi ryakubereye umutwaro, Satani yaguhekesheje umutwaro wo kunywa itabi, iryo tabi byarakunaniye kuryikuraho, ariko Uwiteka uyu mwanya aravuze ngo mwikoreze umutwaro wawe maze akuramire. Haleluya. Icyo usabwa ni ukugira ubushake bwo kuvuga ngo Uwiteka Mana, nanjye uyu munsi ndifuza yuko wanyikorera umutwaro. Imana igufashe cyane. Hariho abantu bafite umutwaro wo kunywa inzoga, akanywa inzoga uhereye none, akanywa inzoga mpaka nimugoroba ari mu kabari. Ifaranga iyo aribonye aruhukira mu kabari, ndetse mu buzima bwe ahora yifuza kuzireka, ariko byaranze, yabuze uwamwikorera uwo mutwaro. Nukuri uyu munsi wa none Umwami Yesu arakurindiriye ngo akwikorere uwo mutwaro. Imana ishimwe cyane.
hariho ndetse n'abandi bafite umutwaro w'ubusambanyi, ndetse buri munsi bifuza kuva muri ubwo busambanyi. Ubusambanyi bwarababase, aho bari hose bifuza ikintu cyabavana muri ubwo busambanyi, ariko bwarababase. Uwiteka arahari, haleluya, arimo arakubwira ngo wowe urushye uruhijwe n'uwo mutwaro, ngwino, haleluya, igira hino nkuramire, hanyuma uwo mutwaro mukwikorerere, Imana ikugirire neza. Hariho abandi babaye abajura, ubujura bwarababase, ndetse hariho abandi babaye ababeshyi. Buri kintu cyose ntabwo ashobora kumara akanya atabeshye, aho ari hose ni ukubeshya, buri kintu cyose ageraho ni ukubeshya, ariko byarakunaniye kubireka. Uyu mwanya Yesu araguhamagara mwene data, haleluya. Yesu araguhamagara ngo ngwino wikorere umutwaro. Dawidi wabwirijwe n'Umwuka Wera aravuga ngo ikoreze umutwaro wawe, Uwiteka nawe azakuramira. Haleluya. Yongera avuga ngo ntabwo Uwiteka azakundira umukiranutsi kunyeganyezwa. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Bene data, hariho byinshi bikunyeganyeje, hariho byinshi biguteye ubwoba, ariko nuko utaremerera umwami Yesu ngo akuramire. Imana ishimwe. Iyo mitwaro wikoreye nukuri irimo irakuvuna kubera kutaremerera umwami Yesu ngo akuramire. Haleluya. Erega umwami Yesu aragukunda, yaje mu isi aranagupfira. Icyari kimuzanye nukuza gushaka abantu baremerewe n'imitwaro ngo abaramire. Yewe mwana w'umuntu, Uwiteka araguhamagara, Yesu araguhamagara, Yesu aragukunda, Yesu aragushaka uyu mwanya wa none ngo akuramire. Haleluya. Igihe umaze cyari gihagije, igihe umaze mu bwo busambanyi kirahagije, igihe umaze unywa iryo tabi kirahagije, igihe umaze unywa inzoga kirahagije, igihe umaze ubeshya uri umwesikoro kirahagije. Uyu munsi wa none Yesu aragushaka ngo akuramire. Haleluya. Akwikorera iyo mitwaro. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Twebwe twabonye abantu benshi bari bafite imitwaro iruta iyo yawe, ariko Yesu arabaramira. Uyu munsi barashima Imana. Haleluya. Twabonye abantu bari bafite umutwaro w'uburwayi, buri uburwayi nabwo bwakubera umutwaro, ndetse ugashaka aho wivuriza bikanga, wajya kwa muganga bakagutaransifera, aho ugiye naho bikanga, ariko uyu munsi wa none umwami Yesu arashaka kukuramira. Haleluya. Mu minsi ya kera nanjye nakundaga kurwara malariya, nkarwara malariya cyane, nkabura umuntu wandamira ubwo burwayi, ariko igihe kimwe Uwiteka aransanga arambwira ngo mwana wanjye ntuzongera kurwara malariya. Hari mu mwaka wa 2012 na n'uyu munsi muri 2025 sinongera gufatwa n'icyo cyago. Buri umwami Yesu arakiza. Haleluya. Umwami Yesu azi ibintu bikubereye umutwaro. Ngwino umwegere, ngwino. Haleluya. Icyo ashaka gusa nuko utera iyo ntambwe. Yesu nawe aratera 99. Ngwino umusanga. Haleluya. Umwami Yesu akugirira ibambe, umwami Yesu akubere, haleluya, umuramizi, akuramire. Imana ishimwe cyane. Dore urimo uradandabirana, imitwaro yakudandabiranishije, imitwaro irakuremereye, ariko uyu munsi wa none Yesu aravuga ngo wowe urushye, wowe uremerewe, ngwino utange nkuruhure. Imana ikugirire neza. Mwene data, wumvishe buno butumwa, Uwiteka aragushaka ngo akuramire. Oh haleluya. Iyo mitwaro yose wikoreye ikuremereye, Uwiteka arashaka utera intambwe hanyuma akuramire. Imana ikugirire neza. Haleluya. Nshuti mwene data, wumvishe ubutumwa, ntiwibagirwe gukora subscribe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kora subscribe hanyuma ubutumwa buzajye bukugeraho, bukugerereho igihe. Imana iguha umugisha kandi Imana ikurinde. Haleluya. Imana ishimwe. Rero wowe turi kumwe uri kumva buno butumwa, ndifuza kugusengera. Haleluya. Niba rero wumva hari imitwaro ikuremereye
kandi ukaba wumva umwami Yesu yakuramira, hanyuma akagukura mu gitabo cy'abarimbuka, akakwandika mu gitabo cye cy'ubugingo, akazibanira nawe iteka ryose, akazajya kuramira mu buzima bwawe bwose. Haleluya, haleluya. Mfasha uzamura ikiganza cyawe, hanyuma ngufashe gusenga. Haleluya. Uwiteka Mana ishobora byose, ndagushimiye cyane, ngushimiye neza yawe n'ubuntu ugira, ngushimiye kwera kwawe Mana ishobora byose. Haleluya. Dore uyu mwene data akimara kumva iri jambo, agize icyifuzo cy'uko wamuramira ukamwikorera imitwaro. None Uwiteka, haleluya, wowe wohereje umwana wawe Kristo kugira ngo aturamire. Haleluya. Ndakwinginze umuramire, ndakwinginze umubabarire ibyaha bye, ndakwinginze uhereye none aha ngaha umukura mu gitabo cy'abarimbuka, ahubwo umwandike mu gitabo cyawe cy'ubugingo. Haleluya. Azibanire nawe iteka n'iteka. Imana iguha umugisha mwene data, komeza kubana natwe kuri iyi channel y'Umukiza Gospel. Haleluya. Udufashe no kuyikundisha abandi ukora share. Imana iguha umugisha. Bye.